bakunzi bacu twongeye kubasuhuza cyane tugira duti ni murambe ni mugume tugumane. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ibitaramo bya Susuruka Show bigenda biganisha kuri cya gitaramo cy'imbatura mugabo, aho twabwira duti tuzaba tutaramanye muri Kivu Culture Festival. Twinjiye mu mwanya mwiza w'urwenya, ndababwira uyu munsi turaseka, muzitsa, amabwene yose yandamye, udafite bro mu nzasaya araza kuba ameze nk'umukasi wataye amapata. Reka mbakire Kipobu on stage bikaze wa Bendu, bura nakubwira kanyewe ngo beshe yinzo nakubwira baramutse bavuze ngo buri gihugu kizajya kijya mu ijuru ariko ikipe y'igihugu yabo yacitse ngo kije ukuri nimba yimbana ubu twese taturi mukuzi uretse cha wono wanagezemo vuba uno muramo wigende urimbwamwa ugenda uvuge ngo umwishwa wawe kuzamugurira igare agenda arategereza amaso ugahera mu kirere sha urimbwamwa oya genda uvugisha ukuri sinkubesha nikisi birebera ndumva arangana kuriya nyarangiza ukambira ngo narayibeshe igare ngo nzayereza igare ngiye ko nabuze ngurugendo rw'amasaha 8 cyangwa 9 mvaga hano ugera ku yuko ariko kuko sha ukoze hasi nyibutse ibuye shaho hakagabo no kuribwa ukoze hasi reba ukuntu navaga igisenyi ngagenda mpaka no ku nyundo nigeze simna nubwo ndimbwa ndimbwa cyane niyo mpamvu abantu bakira twamenya ku bwenge simwa uziko naheka gabo aho nikumva ahubwo ndushumundu Papa miriwe. bete sha Amahokere. bete sha Papa mukome. bete Ndiko nasinkahimbawe none byagenda. bishiri biragenda Ubusuri biragenda rwose turi hagarara nanjye rwase sha ariko papa ndungutse ara kubembe. Ndumva kuvuga ku bintu by'ishuri. n'ibyo bindi gusa twibwira ndakindi rero ukuntu barambaye isiko yaheka gabo babisha nega zimwe n'igice Papa rero ubusuri bambaye wo mwaka. manu shimwe nari mfite icyaka cyinshi cyane mbere za kuba mwaka ni mwene mbere za bivuga ngo uribwa mwana wanjye bivuga ngo uribwa ukanseka haba ndavuga kuba inka mbese ndakwigera ubundi n'ubu Ariko papa mbese ndakwigera ariko papa nakavuze kuri ikigo ndi muko wambaye ndobivuga. ngwino wambaye ngwino ntacyo nakutwara Ninde wumvise ngiye mu kanwa kanjye hari ijambo nigeze nsohoramo rivuga ko homework bayimwaga cyangwa bayambara. ndakubwira aho mekaninduka njasha yaje rero homework ntikiba Umva mbabye ako ndibutse mwebwe mwize muri systeme y'igifaransa nayitaga ni devgare nayitaga devgare Kinyarwanda hajya ngo nyibutsa umukoro niyo bivuga burya se uvuga kayo uko ushusha impamvu bwacu akoze yehova bakasinezitera umuntu wahegaga somo cyambere ako papa nizere ko ejo nzabona bendi sirivendi ongeraho sengandi sengandi nduzi ukuntu nta rero kubera mwize muri systeme y'igifaransa najya ndasoma mbasobanurire mu kinyarwanda. reka turebe Ikibazo cya mbere kiravuze giti shut up and don't add other things. ngokera nicyo bata nijewe wabyaye nicyo akunda wagira ngo umwongereza neza Iko Kinyarwanda bivuze ko mu Kinyarwanda Bivuze ngo rero tanga itandukaniro ry'abaperezida batatu muri Afurika. Mana we nakubwira kiriya kibazo nagenda kibazaga ngareba ukuntu Kagame wo mu Rwanda na Kagame wo muri Kongo impamvu batayibona kimwe bikanjana niyo mpamvu ndakubwiye
kagame mu Rwanda ikintu mugenda mukundaga cyane yatuzaniye mituweli dusanga atuzanira giringa munyarwanda hari n'ibindi bintu yazanye bira by'abasaza niba badatandukanye vehopi sindi kagame wo muri Kongo utundi turatera abona afite ndagucakari lisiti turagusubiza cyane Mubanza mukanzuriza. turagusubiza cyane muturushange narangizaye waranzaye Bende Silivendi. Ikibazo cya kabiri kiravuze giti. The kitchen is the place where we preparing a furniture. bivuze ko ikigo kinyarwanda sasa Sasa mu Kinyarwanda. Ingoko yabitse wa musi bari kugambanira Yesu Kirisitu King of Kings. Yarari yanjye. icyo sha umura ndakibazo izwa yari umurozi w'ingoko n'inuzi n'intama yasubiza reka ngubwire mwana wanjye turi kiragira nari noroye ingokokazi gusa ndasake nari noroye ndakakumura muhungu wanjye imvura yanjye ndakakumura ndasake nari noroye none irambuka yari yanjye ndagara mwira wawe ishobora kuba ari yari mu mugangari tukiveho jya ku icya gatatu twagusubiza rimwe sha nagusubiza rimwe Icya gatatu rero mundega amatwi munyumve neza. Kirabaza giti why the Jesus Yesu Kirisitu don't back in the heaven. mu kinyarwanda Bivuze ngo mukubera iki ingoko ndetse sha buretse mureke kumva abantu no kubera iki inzu batayubakaga mu nzu. birabaye rero icyambere kiriho ntabwo nari umufundi niba ari umufundi abasi mwana wanjye nawe shira ibintu mu gaciro shira ibintu mu gaciro ari njyewe nawe ninde wambaye imyenda y'abafundi njyewe nakubwiye ntabwo nari umufundi iyi myenda ndakoresha yenda umunyonzi Okay, ariko muri koperative yacu y'abanyonzi ni gutatu twambaraga umfasha mushipi ndujya genda kwa shefu w'isibo yacu mutwara sibo Papa Divine. nawe yamuyamegwa noneho ugenda umubwire papa arandumye ngo iyi mpamvu waka yimfashe ayigukorere Nogenda kangubita. uvuga Nogenda kangubita. yingorere cyangwa kwa kwa tesa None nogenda kangubita. yuwe Arrogant. nubwo twibwira ngo twarize Rapi. Ibintu bibazo biri gutera nk'ikintu cyitwa icyaka cyinshi cyane. abantu b'iki ko basigaye biga ibintu bikomeye Ibintu bindi birakomeye. Ndatura se kuba icyo kunywa. bigaturuba Asaba. kandi twagafungira Tugere hano. nikikamna aciye hano Kadufata. duhindure isandi Duhindure hano. okay Yihute. sawa tugiye kubana n'itorero barashoboye rikorera mu kigo cya UCC hano mu karere ka Rubavu. Abo bana, abo bakobwa, izo nkumi n'abo basore, abo bagabo n'abo bagore, ndakubwiye ngo kubacikwa ni uguhomba 7%. Ntabwo wazigera ugera. Nimwihera amaso, barashoboye stage. Welcome. Bakunzi bacu mwiriweho. Iyo groupe ikorera mu Bumwe Community Center ni groupe yacu yitwa Barashoboye. Uyu munsi yabateguriye umukino witwa Amahwa y'urukundo. Ese koko nkuko abantu babivuga urukundo ruratoranya? Ese rutoranya ufite ubumuga cyangwa utarufite? Reka rero twihere ijisho. Murakoze.
mwiza oh umeka amahoro madamu si madamu ndi kubona wazuruye ntabwo wari umumbuye ikukumbura mirikizi urabona mugeragezo namuhobere ndakwiyamye madamu ndanone n'umuyaga hanze ari wowe ndi guhobera n'ubwo wamuhobera abagupfumba sedi cyose uri kubibwirana uyo bakazi nkora madamu ndakazi kona n'ikinyabupfura kitangira egera yo muri suku mahomvu ase madamu twapfuye iki koko ariko mfasha sibyo ndebera bya byangombwa hari ahantu mbonye akaraka kakumamo biriya nako nagakora nibura nkakugaburira mugabo muzimu uturuka akagenda nta byangombwa ajyanye ni mugabo nyabaki kuva kera ndi kubivuga ndasoni njizwe gukurikira ibyangombwa byawe vuga si nyamara uburenganzira wabahaye mu bukoresha nabi umva amahoro masa wa mugabo si wo mbigamira wari ukwiriye kuba wamuburira mbigamira nyine ngo rijyanye wabikorera hariya siko ndi kubona wasuruye ni iki cyabaye icyo utazi ni igikisi gushaka impamvu gusa yewe muga baca umugani ngo batari impamvu atuye munsi yo kwa bariyenza itonde rero yes umeze uteze wamfashije koko niba uri mu rugo utarajya mu kazi ukamfasha ukagera mu rugo ndagusabye urakoze mana yacu izaza ye guceceka remera amahoro abayabujijwe madamu kose koko kambe mbirore ariko madamu wisubireho nutisubiraho maze ashobora kukubyarira nasanze wambuze inshuro nyinshi ivanjiri twize yari nziza umva ndayigutuye inshuro 5 umva nane nashyize muri siransiyo sori gato none siko mbiguha ukisenza ntabwo ari ibyanyu kubona ari ibya karori aregaho dawe yaba arimo siko nawe mushaka
muhamagare. Karo! Ako sindari ndamumagara umugabo wawe wamwihamagariye. Niko Karo. Karori. Ewe, narundi warega. Umujwe n'iki Marisi? Ari kuza ari kunyangara ngo ibyangombwa namubikiye ibyangombwa aho yabitanye enda fata gahinda we ariko Marisi n'abashitsi basigaye bazuka batumva icyo ndabona se ni iki muramutangaragarije Iki tukugaragarije mbatoragura ibyangombwa byari bazaniye. None njye mbakora. nari mfite n'inshuti y'umuryango tugira inama. Nose Niba ushaka kunzenyera niba ushaka kunzenyera ni kuba muzanye ibyangombwa ndagusenyeye. Cyano ngubure rimwe kabiri nakubuze. ese Marisi usigaye wirukana n'abashitsi Genda hano genda. Dasoni. Marisi Marisi ngomba kwishingira igiti kuko ukumva uranzengereje. uko niko bashinga Uranzengereje nawe ubare mwaziriya ndaye zawe umvire mu rugo ndaguhaze. Marisi Ndaguhaze. ndashaka kugira ngo utumve Nshaka kukuruka di ndaguhaze. ariko ndabona utameze neza reka ntacyo nimugora turaganira Ish. ko bimeze Umva uriye. turaganira nta kibazo sibyo Uvuze ngiki? turaganira kandi tutaganira Kurugo rutoki rwawe mu maso ganje. ndavuze aho gusohoka ugira vuba Ish. Marisi urasohoka ntusohoka Sinzohoka. Marisi arasohoka Marisi arasohoka umushenzi abakobwa se ntabwo barabyuka byagenze gute? Yego Diane ewe nyagasani Imana ishobora byose muracyaryamye ewe data yewe ariko mwaragashize uko mufashe nk'abakobwa bageze iyo bajya ati dore mujye mucishwa ahangaha ariko ibitotsi mugira bigira abandi mu kuri kw'Imana koko murumuna wawe wariye ko ntawe ndi kumva Kiracyaryamye. wase si wari uryamye bwangombwa uramutuka ngo kiracyaryamye ubwo se nta soni ufite umuhamagare vuba nawe aze ahangaha ariko Wamwihamagarira. Ewe data we. nakumira inzu kuri saa itarakoroka hanze ntiharakuburwa ubu si binini hamagara murumuna wawe vuba Ese wamwihamagarira ngwino. Mana ni ibibazo gusa Ibibazo si ibibazo bihe. Dorokasi. nawe uracyaryamye mu mukara ni wowe nizera ngo ni wowe nsigaranye ugomba kumfasha kanyumva ariko none ndebera nawe ko bigeze isaha y'inzu itarakuruka ko nta n'ikintu bikubwiye bose pe nta n'isoni bese nta n'ikintu kwihanura si imbere yawe. ariko nawe wari uryamye umva rero mbabwire bose mungerageje impande zose ariko nagira ngo mbabwire ko tutazahorana ni nacyo naningambiriye no kubabwira uyu muntu atatuvugana kuwikanze se ntakubwira nyine ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana muzi ko twasigaranye nk'imfubyi simubizi ariko nababereye mukuru wanyu mwiza ntabwo nigeze mbata musika kandi n'ikigeretse ku kindi rwose nta n'umwe wigeze agwa hasi murakuze kandi nanjye birumvikana ko ngeze igihe cyo kujya kurushinga nabonye umukozi nicyo bagiraga ngo mbabwire Bibwira icyo ngo nyo nyine nubwo wize uri mukuru ariko ugomba kugira ute guha murumuna wawe urundi rugero nk'uko nabahaye none numbwira ngo nimbire iki ngiki wowe ubwo urumva amashuri wise yabarakumarira bake wenyine cyaje batsinda. ugiye kugira gutya ntabwo ngenge kushaka kuko ubu ngubu Imana yampaye umufasha wakwihangana murihangana nyine ariko ntabwo bizatuma nakurikirana inshingano zanjye zabitaho uko nshoboye nubwo ngiye mu Rwanda ariko Imana izanimfasha sibyo base ugiye kunsiga nanjye ariko nzabakurikirana mu byihangane sibyo asi urumva byashoboka uyazi muzagirana inama mu kuri none se muragira ngo njye nzakomeze ngo mahanga uzageza ryari reba iyo udahari abari kunkubita ngo turi kubona uyanyitaho ihangane none se uragira ngo njye
inshingano ngiye guhaye ni wowe usigaye mu rugo ari mukuru n'ubundi nzajya nza kureba uko bimeze ariko mwihangane nyine ubu mbaye ngiye nsubiye mu kazi nimugoroba dore kasuze kuza gufata ibiryo byo guteka nyine ubwo amakuru nagiraga ngo mbagezeho nawe mwihangane nyine ubwo saa 11 mubone ese mufate ibyo guteka yewe ye nta mwanya ufite wo kuza ibyo byo kujya umubona ukibebeza ahantu ukajya imyibebeza situgiye gusigarana bagira ibintu ndenda gukorera ukimenya noneho kiriya kizanyica tubuzemo ariko uzamwitwaza mu rugo muri bakuru mwirwe nta kintu nanjye nzakora. Ewe nyabika ndabona wahazindukiye da wowe kimana namutse waramutse neza ubu nayo tukarya neza gukane kwinjeje none nawe wahageze nzahageze ariko umva ahantu nariciye niyo mpamvu ubonye nje umva nananiwe ariko nizere ko ari njyewe uzabayobora reka da naho njyewe ubundi watuyobora n'ubu tugira bwo kuvuga aho ugaragara aho ngaho nawe niba uratorwa ajya ku ruhande ndaguma ubundi iyo umuntu atangiye kuba arahera iruhande rwanjye urabona ko atari njye uri bubayobore neza ntacyo mama na turi abakandida babiri se turahatana babiri se aga amasaha yo gutora yari yagera utegereje n'amashuri yawe nize menshi kukurusha baramutse gateye yego karibu aha nanjye ndabona mwabukereye tubaye batatu none karibu se nawe waje n'umuyobore mbona ni agatebe agatebe ariko uyu muntu ntabwo yayobye none se iyi ngiyi ntabwo ariyo sare bari gutoreramo abagize umujyana w'akarere wivunika mbese nawe ariyamamajera nanjye ndi umwe mu batanze kandidatire yanjye mu kwiyamamariza umwanya w'ubujyanama ese koko n'umureba nabi byagenze bite zimurebye nabi umukandida nawe ari kumureke ikihe kibazo hari amajwi yawe ari butware jya mwitonda umfashije gutya utunganye neza rwose wahageze ese ko ndi kubona mwese muri kumupfobya nawe arashoboye ariko njyewe rwose nta kibazo mufiteho yego ariko dore abangaba uyu nawe uriya si muri mubiri nawe arashoboye mwabona yabikanye amahirwe rero ahubwo mwegereyo mwegera ufata mu rukinga akagira ikibazo yemwe bandi muri kubona nawe ukuntu bari kumupfobyana nuvuga ngo twegeranye sinegeranye nakubwiye muhana intera igera inyuma gato ndimo mubyige adutegereze none ndabona nanjye muri kumvira ahubwo abagendeke gute rero mwarakoze rwose gutanga kandidatire zanyu ubu rero umuntu wasohotse wahize abandi ni umugabo witwa Dr. Ribe akaba ari we uhagarariye mbese akaba ari we wabaye perezida wa njyana kabisa oya pe oya murabyigiye ndagira ngo byibura wavuga nko mu magambo makeya ikintu uzamarira abaturage icyo uzabagezaho mu magambo makeya cyane. murakoze nk'uko mwabivuze nitwa Dr. Ribe icyo nzamarira abaturage b'aka karere kacu ka Rubavu nuko tuzifatanya twese hamwe tukamanuka tukava mu biro nk'abayobozi tukava mu biro tukabasanga tukumva ibibazo by'abaturage kandi tugashyira mu bikorwa mu kubikemura mbe muri make twese hamwe dufatanyije
tuzabigeraho kuko kumugara siko kubura ubushobozi nubwo mubona nabona ariko buri kintu cyose muragishoboye murakoze wifurije akazi keza rero okay reka urimo koza se maze kurya wamenyereye hano iwacu uza ntuhita winjira ntugwita gusa kugira ngo ntabwo tubiziranyeho nanjye koza ibyombo hano impamvu baranyishe shanda gukeneye cyane rero ukagira ngo ibyo bintu mubyageje nyine shanda nifuje kuza kubasura umushyitsi yaje roza yadusuye karame karibu ntamuzeho rero yewe ni karibu kumere cyane mbona umukobwa wawe yakwakiriye yanyakiriye yambaye agatebe nifura pe yewe nibyo kabisa iwanjye se muraho mana urebye turashima urabyibushye ariko yewe uri kubibona se ndakeye wahoraga ubabaye none byagenze bitera urabizi imana yadusize aranadutunguye urabona umunabi wishimye byagenze biteze ko mbabukeye yego nyine nishimye ntabwo ibihe bihora ari bimwe nyine nifuje kuza gusura mugenzi wanjye nka mukakarisa nyine inshuti yanjye kabone nubwo duhuje n'ubumuga ariko nyine jya mwizera nyine ku buryo yangira inama cyangwa se urumva nta n'ikintu kwanza nakora ntamubwiye wakora uye ni ukuvuga iki nyine nitonde nkubwire tuvugana nyine ubu imana yampaye umukunzi ntabwo rero nagenda ntagisute ntabikubwire nkabivuga nkabivuga rwose iki uwo muneza nabibonye ariko umubyeyi yakuze burya ariko bireba ariko imvuye nkura cyane pe no kuza dutunguye oya kubera n'ubuhera umukunzi ariko si ngombwa ko mumumenye oya ni ngombwa da none se abajyanama wawe wabahishe iki oya ariko reka nyine mubabwire inshuti zanjye nyine sheri wanjye umuhungu utuye mu mudugudu w'amayobera witwa karosi uyu mudugudu wacu mbonye hano we yitwa karosi witwa nde yitwa karori yewe uramuzi karori 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 uramuzi none ugushaka kuvuga iki bakubwire ntiwaje kugira iyo nama ngo pe kandi ntugire inama pe karori atuye mu mudugudu w'amayobera wawe uramuzi yewe ni umusinzi ni umusaranyi afite n'umugore noneho ikirenze none niwe ugiye kwikubitaho ibyo bintu karori niko bimeze afite umugore ugiye kuramukeye baye mukobwa ego yewe ubu si ibintu muvuze bibaho umva nkubwire niyo nama nkugiriye nujya ugende ujye kwisuka mu muriro ariko icyo uzi mama muganga ari njyewe izo mubwiye ziraza kandi pe rwose yewe mana nta kindi igenda kubona narenzaho ugenda wo mu muhanda baza bamuteruye nk'umugore w'umukuru yaramunaniye yaramutaye wowe ugiye kuba uriya mugore uramusinze wari ufite ubumuga witurisha aho ubonye za magabora nari nayo
genda nigendeye niba ari izo nama ndaziguhaye n'ujya birakureba nigendeye sigarana nawe mukakari ariko Mana yo mu ijuru ko ngatangara icyiza uzaniye kiba ku bantu batabona ibi none se mbabarira umbwire ibi ukurikije ibyo mama akubwiye ukurikije n'uko utareba uramba ubundi mumenyanye hashize igihe kinini ese wowe gusa ngo wumiwe ntakoma none se mbabarira umbwire basi ntawe utabona mwana wa mama uragira kutareba ugiye kwisuka ku mugabo uri kubonaniranwe n'umugore w'umusinzi wirirwa agenda asinda urumva atari ugukomereka inshuro ebyiri mukakari gusa nanjye murakoze kumbwira nanjye ndi umuntu mukuru ushyira mu gaciro njya kugenda mbitekerezeho gusa icyo nzi yuko ntazabonekamo igisubizo kizima cyangwa mu kibi umunsi mwiza kandi wirirwe neza murakoze cyane nuko mwuba n'ubwonko bwanjye buyaze ibi ngibi byo nkunda cyane rwose nta n'ibyo nkomeza koza nikikiye n'intebwe ntibibe bigenda hariya ukurikiye yakwinjira uraho neza narinje kumusuhuza nyine umwana usa ameze ate mu nda yewe ari gukinanuka neza mbese nta kindi kibazo da nanze nyine ngeze hano nanga kugenda ntagusuhuje ariko nawe inama nakugiriye ndabona warazikurikije neza uzi ushize waje wantegekaye nkibaza ikindi kibazo wagize nayo nta ntege nyine nawe ntiwamenya ari ibiki nyine nta bintu byinshi tuvugana gusa narinje kureba nuko umeze kuko wangira inama nziza numva ntabwo nyine nabasha kugenda ntagusuhuje urakoze cyane ngaho ugiye nanjye nakira abandi barwayi ayize uje kwivuza bisanzwe tena nta bisanzwe ntabwo bisanzwe rwose Dr. nyine twumvise umusezereye duhita nyine natwe tuza hari ikibazo se ariko iyo umuntu yinjira mu cyumba cyanjye arabanza agakomanga igimba afitemo nk'abarwayi benshi ariko mwakomeza mukinjira kuko nta n'umurwayi oya shebu byumva njye covid narayirangije inkingo zose nubwo warazirangije se hari ikibazo ngaho mwakwicara ahangaha mukambwira ikibazo kiragiye n'umurwayi mufite Dr. karame uriya mudamu ndamukurikirana kuko ubona afite ubumuga afite n'inda ngomba kumwitaho cyane nkamukurikirana kugira ngo n'umwana we urakomeye cyose uba ubizi kuri Imana yarakoze kubaha ububasha yego none se mwarwaye ibiki Dr. ukuntu ibintu abasirika cyane muganga cyari kumwe n'abasirikare hanze hari urusaku byagenze nawe genda urebe ariko sheri woni ibyo ni ibiki bibaye security hanze byagenze bite muganga cyafite abandi barwayi nawe wowe kwinjira baraguha karibu ntabwo ari wari wahabwa mugumaho ngo mbanze mbaze security biri kugenda bite hanze hano hari umuntu ushaka kwinjira ku ngufu afite ikihe kibazo sinzi ikibazo afite kandi nta karibu mwari mwamuhaye najya kuri consultation babone bamunyoherereze sibyo ariko muga ikintu nyine cyari mumbwire icyari kibazanye kugira ngo dupime dufate amaraso nyine tuzasezerana murashaka gusezerana mu murenge oya no muri kiliziya byose tuzabikora si hari ibyanjye se njyane ibikoresho ubundi ngende mbapime neza none se ubapime nabi
nabyumvise oya sakiri nawe umusekirite hano reka ngubwire ibibazo byanjye umva nkubwire uyu karori ni umugabo wanjye twasezeranye none yaje kwipimisha agiye kujyana yiriya ngumi bizamumarira iki nihagira ibibazo bibera mu mvura ibibazo bibera kwa muganga yenda byanze bera n'umugabo wawe cyane byanze Sasa ukizi icyo kibazo kiri aho ngaho wareke kunsakuriza n'umugabo wasoze urasohokana bagenda ndagenda ngo ntibambwire ibyo mwaje gukora genda ibibazo umugabo wawe ubu sigurase gatoya genda ibibazo umugabo wawe ngo ngiru yakwibaza umugabo wawe yerekanyure hariya ku muryango munini ngiye mpure nawe birakureba ariko barakarukangura none kiro ibintu bibaye ni ibiki ubwo se ko nanjye nguye muri koma namenyaga ibintu bibaye ni ibiki njyewe uriya muhungu ntabwo nari nzi ko afite undi muhungu uri kumva muganga noneho ngewe yambwiye yuko ankunda tugiye gukora ubukwe ndamubwira ntabwo twabona tutipimishije ubwo twe tuje kwipimisha ubwo rero ibikora uri kubibona ko nanjye muri yo nakayiboma ubu rero ko natwe twarakunzwe Rosi hangani ihangane ntabwo birangiye ntabwo ubuzima burangiye Rosa ubu se tuzajya kumva twakunzwe moga nibirangiza bitugendekere kuriya moga n'ibyari natwe tuzakunda ubu se ubu ngubu Rosa garika mugisha hano ubwo ugende basi ubona ukuntu ushawugera mu rugo nabonye uriya mugore afite amakari numvaga asakuza hanze yanaguhitana ariko uceceke utuze n'ubundi akagahita ntabwo agakira ihangane umukino wacu ni ahangaha ugarukiye murakoze